ariko turayishimiye ko uyu munsi bibaye urabona ko n'ikirere cyabyemeye rero hagiye gushya. Bruce Melody muraje ngai wacu mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ari hamaze kuburizwamwo inshuro zibiri yakayowe ayimana we ibi ni biki kumbona bikaze njyewe ndumiwe umuntu aransajije akana kumiro yes reka twongere tubaye ikaze mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye twongeye kubifuriza kumererwa neza aho muri n'ibyo murimo byose Imana ibibafashemo. Aka kanya rero mbazaniye inkuru itoroshye ariko mugomba kwakira ni inkuru yatangiye ari nziza ku musore wacu igitangaza Bruce Melody ubwo yafataga umwanzuro wo kujya gutaramira Abarundi igihe cyari kinini bamutegereje hategurwa ibitaramo byinshi bitandukanye ariko bikanga gukunda bitewe n'ibihe twari turimo. Rero nibwo yafashe umwanzuro ndetse n'itsinda rye rya management bategura igitaramo kimwe bibiri i Burundi ariko abantu bari bapanze gutegurana ibitaramo bya mbere nibabyishimira kuba uyu munsi aje ari kumwe na label ye na management ye kuza gutegura ibitaramo mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi w'Ubujumbura. Ariko turayishimiye ko uyu munsi bibaye urabona ko n'ikirere cyabyemeye rero hagiye gushya. Bruce Melody muraje ngai wacu mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ari hamaze kuburizwamwo inshuro zibiri zo kuza ngahi wacu uno munsi ku nshuro nyuma uraje ndetse uteguye ibitaramo bibiri igitaramo cy'itariki zibiri n'igitaramo cy'itariki zitatu ndetse ibitaramo bikaba biko bitegurwa neza nawe mwasho kubishinga gwasho kubitegura nike kino Abarundi bo kwitega kuri Bruce Melody. Ikintu cya mbere bakwitega nuko nateguye urugendo neza kandi narabiteguye cyane bihagije urumva icyo gihe cyose bitakunze nabaga niteguye rero ibigiye kuba ni ibitangaza. Nashishikariza umuntu wari wese ukunda umuziki w'umurundi cyangwa se n'umuziki nyarwanda n'umuziki w'umunyafrika muri rusange ko atazabura aho hantu kubera ko twabyiteguye neza. Ego mukurangiza Bruce Melody ari bamwe mu baboss mwakoranye mwakweza ariko bitigeze bikunda mbega Bruce Melody kuri no curo aje gukora iki kugira aba boss bakoranye igihe bitaramo bisiba ngo bashobore kumvikana kuri no curo ashobore gushika ngaha. Iyo umuntu ahari niyo adahari ntabwo yabibona rero iyo kuko mpari harashya turabipanga byose ngira ngo ni ibintu byagenze neza bakimwakira ku kibuga cy'indege nk'uko mubibona twahageze 100% abakobwa bamuhereza indabo Abarundi benshi bamutegereje ku kibuga cy'indege yari kumwe n'abandi bahanzi batandukanye abanyamakuru ndetse n'itsinda rye rimukikije byari ibyishimo ababwira yuko ari ibintu amaze igihe kirekire ategura kandi koko byagaragaraga bitewe n'uburyo yari yagiye abitangaza ku nshuro zitandukanye aho ababwiraga yuko aje kubataramira kandi azabataramira birenze ibyo batekereza. Mu myaka ya mbere mu myaka ishize guhera 2019 nibwo yahuye n'umukire n'ubundi wo mu gihugu cy'u Burundi usanzwe uba mu bintu bijyanye n'imyidagaduro muri iriya industry yahariya mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi w'Ubujumbura usanzwe utegura ibitaramo bemerera ko ayataramira Abarundi ntiyabyanga rwose ariko igihe season ko turimo niyabikunda ni muri cya gihe cya COVID-19 nibwo yafashe umwanzuro rero akavuga ati igihe gishize Abarundi banegereje njyewe maze kwipanga maze gutegura ibintu bishoboka byatuma njyewe n'itsinda ryanjye dutegura igitaramo kikagenda neza i Burundi gusa yakomye rutenderi nkuko yabiririmbye. Rero uyu munsi ndababwira yuko Bruce Melody atamerewe neza na gatoya nk'abanyarwanda nk'abahanzi nk'inshuti mu mukunda nicyo gihe cyo kugira ngo mubimwereke nimugakunda umuntu mu bihe byiza gusa ngo mubibi nabigeramo mumute mumukureho amaboko ngira ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kumwereka yuko mu mukunda bya nyabyo za ndirimbo ze muririmba umunsi ku munsi saa moya n'izindi mumwereke yuko nahamanuka rwose mugomba kuba muri kumwe nawe kuruta kuba mwamwereka ko muri kumwe nawe ahazamuka gusa. Bruce igitangaza Bruce Melody ku bwacu nka Legacy TV turakwifuriza kuva muri icyo kibazo urimo ugataramira Abarundi nubwo twamaze kumenya amakuru yuko icyifuzo n'ubundi bafite ari uko utagomba gukorera ibitaramo muri kiriya gihugu ubyiteguriye kuko niyo gahunda. Impamvu ni iyihe rero nuko amafaranga n'ubundi bavuga yuko barimo
wari wemeye kuyahereza uyu mukire n'ubundi ariko akaba ari kuyakuba inshuro ku yindi. Byari ibihumbi 2 by'idolari, uyu munsi yasabye 4 umwemera kubimuha na management yawe ariko arabyanga. Kuba byumva mu byumve neza amafaranga ibihumbi 2 by'amadolari ajya gusaga ibihumbi miliyoni 30 z'amafaranga y'Iburundi. Mbategurira iyi nkuru rero nabashije kuba navuga ati reka mfata umwanzuro nsimbukire mu gihugu cy'u Burundi nk'umuntu usanzwe uhazi neza, uzi uburyo industry yaho ikora cyangwa se ibayeho. Ndakubwira yuko Bruce Melody yageze ku kibuga cy'indege nta makuru n'amakeya afite. Nari maze iminsi ngana n'abantu bari gutegura igitaramo cye n'ubundi tuganira ku bintu bijyanye no gukora amatike sangwa n'uburyo hazagurishwamo amatike mu bazinjira. Ni uburyo nari maze iminsi nkorana nabo, ariko ndagira ngo mbabwire yuko muri aka kanya ibintu byabaye rudubi, byasubiye hasi kuko ubu mbabwira Bruce Melody yatangiye gufesinga igihombo kubera ko uyu munsi we n'imodoka ye barafunganye. Abarundi rwose bambwiye ngo ntushobora gusohoka ahangaha utaduhaye amafaranga dushaka yose. Uyu mugabo rero arifuza amafaranga agera muri miliyoni 60 kuva ku bihumbi 2 by'idolari. Ngira ngo n'amafaranga atari makeya ku bakunzi ba Bruce Melody, namwe murabyumva katorohewe. Abahanzi benshi batandukanye mu bihugu bitandukanye abagarutse kuri iki kintu cyo kuba uyu muhanzi w'icyamamare Bruce Melody ukora injyana ya R&B, Afrobeat, Fusion ndetse n'izindi njyana, ni umuririmbyi kuba yarekurwa agataramira abarundi, kuko abarundi benshi bari bamaze kugura amatike, bari bamutegereje kuba ari gucibwa amafaranga. Rero akaba yemeye no kuyatanga, nuko n'ubundi mu gitaramo ari gukora atayabura, ahubwo usanga atari nayo mpamvu ituma atarimo asohoka ngo yitabire kuba yategura igitaramo ndetse anataramira abarundi, cyane yuko uyu mugabo usanzwe organiza amakonseri utumira abahanzi benshi batandukanye mu bihugu bitandukanye i Burundi, atifuza yuko Bruce Melody yakora iki gitaramo akiteguriye n'itsinda rye. Aravuga yuko yakagombye kuba ari we uri kubitegura, nk'uko kumuzana i Burundi bwa mbere na mbere cyari igitekerezo cye. Ndagira ngo rero dusabe inshuti z'abarundi, abavandimwe b'abarundi aho ngaho rwose mugire ikintu mubikoraho, mwandike inkuru zitandukanye mubivugeho, kubera ko uyu muhanzi ni umuhanzi ukomeye. Kuba wamufata ukamujyana mu gasho atariyo solution. Ikintu rero twagiye tubona mu mihanda itandukanye, ngira ngo mwabonye umushikiranganje Kidumu Kibido Kibuganizo ukunze kuza gutaramira mu Rwanda, rwose ibitaramo bye bikagenda neza. Abanyarwanda, abarundi, abantu benshi inshuti z'u Rwanda batuye mu gihugu cy'u Rwanda bakabyitabira. Yabigarutse hagira ati ntago ari byiza, nta discipline irimo gufata umu artiste nka Bruce Melody uje gutaramira abarundi, uje gushimisha abanywanyi b'abarundi, kuba mwamufata mukamufunga si cyo gisubizo, cyane yuko iyo gahunda yo kumufunga nayo tutanayemeranywaho. Mwakamuretse ahubwo akabanza agataramira abarundi, naho ibindi bibazo bigakemuka, kubera ko ni umuturanyi, ni umunywanyi wacu wo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ni Kidumu Kibido. Hari n'abandi bahanzi bo mu Burundi bagiye bagaruka kuri iki kibazo cyo kuba bafunga umu artiste nka Bruce Melody, nk'uko abarundi bakomeje kugenda babivuga. Ngira ngo akigera ku kibuga cy'indege Bruce Melody yongeye asubiramo aya magambo ababwira ngo ni igihe kinini nifuza gutaramira abarundi mu buzima bwanjye, ni bwa mbere mfashe umwanya wo gutegura igitaramo kugira ngo mbashe gutaramira abantu dukunda, abantu nkunda ndetse n'itsinda ryanjye. Byadufashe umwanya munini wo kubyitegura, kubera ko ni igihe kinini mwashatse yuko mbataramira bikanga. Nari maze igihe kinini nkora tuwa mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, ariko baravuga ngijya kurisha ihera ku rugo. Niyo mpamvu nishimiye kuba naza nkabataramira ndetse nkamenyana n'abahanzi ba hano i Burundi, ndetse tukagira n'ibikorwa runaka dukorana. Ibyo ni bimwe mu bikorwa byari bijyanye Bruce Melody. Rero aka kanya ndagira ngo nsabe abahanzi bo mu Rwanda, abahanzi batandukanye b'i Burundi, mwari mumaze kubona yuko collaboration z'abahanzi bo mu Rwanda ndetse n'abarundi hari icyo zitangiye gukora ku muziki w'u Rwanda ndetse n'umuziki ndundi. Ni kenshi cyane mwagiye mubona
abahanzi b'abarundi baza mu Rwanda ndetse bagataramira mu Rwanda ndetse bagakorera n'ibihangano byabo mu ma studio ya hano mu Rwanda kandi tubakirana ikaze nta kibazo na kimwe bajya bagira kubera ko uru n'u Rwanda rw'abanyarwanda n'u Rwanda rw'abantu bose n'u Rwanda rugendwa nta muntu n'umwe ujya ugira ikibazo ukumirwa cyangwa se ngo ahutazwe si uko byagenze rero mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo muri kugenda mubireba hirya no hino ku bitangazamakuru bitandukanye Bruce Melody ntago amerewe neza ari mu mazi abira aka kanya mbabwira yuko ndi kubabwira yuko Bruce Melody na passport ye atakiyifite mu kanya nibwo bamurekuye mu kanya gato cyane akigera hanze ariko uyu mugabo rwose ngira ngo muri no kumureba nawe nagerageje gushaka ifoto ye ubyihisha inyuma ngira ngo muri kumureba sinzi imbaraga runaka ashobora kuba afite hariya muri industry y'imyidagaduro mu gihugu cy'u Burundi akomeje kugenda rwose abanira Bruce Melody kumuvinga yamufashe rwose nabasha no kwinyegambura n'abari iruhande rwa Bruce Melody babuze icyo babikoraho bari kurwana nabyo aho ambasade zombi zabyinjiyemo ngira ngo rero mwagiye mubona quotes z'umunyamakuru yagonya rwaya yakomeje kugenda ashyira hanze update atabariza uyu muhanzi mu by'ukuri nanjye nta kindi navuga nka Miguel ni ukuba twamushyigikira muri ibi bibazo arimo akabivamo kubera ko burya ngo inshuti nziza umukunzi mwiza umubonera mu bibazo ntago umubonera mu bisubizo gusa iki ni igihe cyiza rero kubakunda Bruce Melody aho muri mwese mu bihugu bitandukanye kuba mwamufasha akikura muri aya mazi abira ngira ngo ntago ari we wenyine ni imodoka ye rwose mwamenye yabiciye ngo ni Brabas nayo rwose ntago ikiri kuri ubu butaka ahubwo iri mu gasho nayo mu gihugu cy'u Burundi icyo nabasaba rero no gukomeza gutabariza uyu muhanzi ndetse no kumufasha cyane ko abarundi bavuga yuko ibitaramo byabaye cancelled ntago bishobora kuba byakora ntago bishobora kuba byahapeninga hariya mu Burundi kuko muri iyi minsi abarundi iri gutegura igitaramo hariya rwose uri umuhanzi ukabona amafaranga abarundi barizihigwa mugabo barizihigwa ku rwego rwo hejuru umuhanzi nka Bruce Melody rero bifuje imyaka n'imyaniko kuri uyu munsi agafata initiative yo kuvuga ngo ngewe mfashe private jet ngiye gutaramira abarundi byanga bikunda hasi hejuru nta na kimwe kigomba kumbuza ariko n'ubundi ntago wamenya abantu turapanga n'abandi bapanga gusa Imana iri imbere yacu twese niyo ibifite umwanzuro niyo ishyiraho akadomo ku bintu byose bibaho nzi neza yuko Bruce Melody ari bugubwe neza kandi ahari yumve yuko tumukunda n'abanyarwanda kandi bamushyigikiye kandi iyi ntambwe yarati yo kuba yafata umwanya wo kuvuga ngo ngiye gutegura iBurundi gitaramo ni ishusho nziza ni inzira nziza yarafunguriye n'abandi bahanzi bo mu Rwanda bakomeye cyane yuko muri Tanzania aho barabikora barazamuka za Wasafi zikagenda zigategura ibitaramo hariya mu bihugu by'i Burundi na hehe abahanzi bakaza aribo bari bwiyishyurize ku giti cyabo ngira ngo nibwo ubona amafaranga menshi kuruta yuko wagenda ari company runaka hariya yakujyanye byari gutinyura n'abandi bahanzi bo mu Rwanda cyane ko muri iyi minsi umuziki wo mu Rwanda uhagaze neza bazamutse rwose abahungu basigaye bashyiramo amafaranga mu muziki wabo byari kuborohera nabo kuba batera iyo ntambwe bagatangira gutegura amakonseri muri kiriya gihugu none dore bijemo agatotsi ibi ngibi rero reka dusenga Imana ibikure mu nzira bigende neza tubone abarundi bavuze yuko Bruce Melody rwose biteguye kumwakira ndetse akabataramira ubundi bikagenda neza reka rero nongere mbabwire yuko twebwe nka Legacy TV Legacy Media icyo tubasaba ni ukudutiza amaso amatwi n'umutima ni wa mwaka w'akazi kenshi kandi ntago tuzahagarara wibaka nkuko nabibabwiye ngewe ndi Miguel mfite team nini turi kubategurira byinshi bitandukanye tumaze igihe kinini muri shooting z'amafilime amadocumentary tugiye kubagezaho mu minsi mikeya benshi mwibazaga ibyo duhugiyemo ariko ni byiza gusa twahisemo kubishyira ku rundi rwego kubera ko ntago wahura ahantu hamwe bitewe n'ibintu byose ukora ku rwego rumwe bigomba kwisacrifice ukagira ibindi bintu utekereza byagutse kugira ngo wagure industry urimo ufungurire n'abandi bantu benshi amaso babashe kubona izindi nguni bameneramo kugira ngo mutere imbere kandi numva ari cyo cyiza reka mbabwire rero ngo mugubwe neza ibyo murimo byose Imana ibarinde Imana ibane namwe nka Legacy Media turabakunda ariko
turayishimiye ko uyu munsi bibaye urabona ko n'ikirere cyabyemeye rero hagiye gushya Bruce Melody muraje ngaho iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu gihe hari hamaze kuburizwamwo inshuro zibiri zo kuza ngaho iwacu uno munsi ku nshuro ya nyuma uraje ndetse uteguye ibiteramo bibiri igiteramo cy'itariki zibiri n'igiteramo cy'itariki zitatu ndetse ibiteramo bikaba biko bitegurwa neza nawe mwashoboye kubishinga gwashoboye kubitegura niki kino abarundi bo kwitega kuri Bruce Melody ikintu cya mbere bakwitega nuko nateguye uru rugendo neza kandi narabiteguye cyane bihagije urumva icyo gihe cyose bitakunze nabaga niteguye rero ibigiye kuba ni ibitangaza nashishikariza umuntu wari wese ukunda umuziki w'umurundi cyangwa se n'umuziki nyarwanda n'umuziki w'umunyafrika muri rusange ko atazabura aho hantu kubera ko twabyiteguye neza ego mukurangiza Bruce Melody hari bamwe mu baboss mwakoranye mwakweza ariko bitigeze bikunda mbega Bruce Melody kuri no curo aje gukora iki kugira aba boss bakoranye igihe ibiteramo bisiba ngo bashobore kumvikana kuri no curo ashobore gushika ngaho iyo umuntu ahari niyo adahari ntabwo biba bihura ubwo rero iyo kuko mpari harashya turabipanga byose